Banyarwandakazi mbanje kubasuhuza, ni uzabakiri wa Asad Shakuru ugarutse kuri channel ya Garuka Rwanda TV. Searchinga Garuka Rwanda TV ubone video nyinshi zagiye zijyaho mbere yuko utarayimenya. Nje rero ngo tuganire, njyewe nta bishyashya nzanye, ni ibisanzwe n'ibya bagenzi banjye birirwa umunsi ku munsi bashaka bavuga, bakora akazi gakomeye cyane, yaba Mugirente TV, Interahamwe Twese TV. Ayo ni amashami agerageza kugaragaza imbaraga zikomeye mu rubyiruko, gutanga umusanzu. Niyo mpamvu rero banyarwandakazi, aho muri mu nce zose z'u Rwanda zitandukanye, mukomeze mushyigikire abavandimwe kandi mubabe hafi, kandi mbabwira ati nagaruka Rwanda TV muyishyigikire, kuko ishyigikiye urukundo, ubumwe n'amahoro mu banyarwanda, nta kindi, kuko twese turi abanyarwanda, yaba uri mahanga, yaba uri muri Afurika, yaba uri muri Aziya, aho uri munyarwanda wese uvuga ururimi rw'u Rwanda, mbanje kugusuhuza kandi nkubwira ati shyigikira izo channel. Ni nyinshi, kuko ni nyinshi ziharanira amahoro n'ubwiyunge, kandi ziri kurwana intambara ikomeye cyane. Mvuga ati ba David TV, mushake baturwanya kandoyi, ni abantu bakuru cyane bakuze, mukomeze mubashyigikire ku rugamba turiho, mubatera inkunga ikomeye cyane, bakomeze bageze amakuru akenewe ku banyarwanda. Nta bishyashya nzanye rero, njye ndaje ngo tuganire nk'umuntu uzanye channel nshyashya. Mukomeze mutugire n'inama, muduha n'amakuru y'ibiriho, kugira ngo natwe tuyashyire ku mugaragaro, kuko twiyemeje kuba imboni ya rubanda no kuvugira rubanda, yaba abababaye, yaba bari hasi, yaba batishoboye. Fa kuba gusa ubona ikibangamiye umuturage w'umunyarwanda ukaza ukagishyira ahagaragara. Abemeye kujya ahagaragara nibo bazaba imboni ya rubanda, kandi bazabigeraho. Mudufashe rero tubiharanire, yaba mu rwego rw'ibitekerezo cyangwa mu rwego rw'ubufasha runaka. Mukomeze mutube inyuma kandi mutwereke ko turi kumwe, yaba mu bibazo cyangwa mu byishimo, mutube hafi. Niyo mpamvu rero nje mbabwira ati tuganire kuri iki kibazo cy'ubutinganyi. Murabizi ko Kagame yamaje gusinyira isinyatire yo kuvuga ati ubutinganyi buremewe mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa muri Afurika igihugu nzi kitabyemerewe ahari ni Uganda. Uganda yo yarabihakanye, ariko u Rwanda rwo rwamaze gusinya no mu macaci cyangwa mu makiriziya amwe n'amwe. Ubu ngubu bemerewe gusezeranya abatinganyi. Ese banyarwandakazi, nimba twarigeze dusoma Bibiliya tutarajya kuba abazungu runaka tukayibagirwa? Tuzi ko Imana yarimbuye Sodoma na Gomora ikoresheje ikibatsi cy'umuriro. Bitewe n'iki? Bitewe n'abagabo bari abatinganyi, baryamanaga bahuje ibitsina. Babonaga ko igitsina gore cyataye agaciro muri icyo gihe. Noneho abagabo bakaba baryamana bahuje ibitsina. Mu by'ukuri ndabona iki ari cyo gihe Imana igiye kurakara, ikarakarira isi, kandi ikarakarira biriya bihugu bikomeye, ari byo bikomeza kudushyiramo intambara twebwe, kandi twakabaye duharanira amahoro. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza ko umugabo yakaba yaryamana n'undi mugabo bahuje ibitsina. Ubwo se umuryango wazaboneka gute? Umuryango wazaboneka gute banyarwandakazi? Tujye tuvugisha ukuri. Umugabo agiye kurongora umugabo mugenzi we mu kibuno, ubwo umugabo yazabyara ate, cyangwa umuryango wazabaho gute? Tujye tuvugisha ukuri, tuvuge ibintu uko biri. Imana yaremye umugabo, imaze kubona ko bidahagije ishyiraho umugore Eva. Ariho bavuga ko haturutse icyaha cyo gusama, bakabyara abana babiri, ari we Kayini na Abeli. Kayini aza kwica Abeli, ubwo urumva icyaha cyarakomeje mu isi, kirakomeza, ubugome buriyongera.
paka noneho ubu ngubu tugeze mu rwego rwo gutanga ibitambo bikomeye cyane. Ubu ngubu imigezi igiye kuzura amaraso, ibintu byose bimeze nabi kuko abantu bari kwicana, wagira ngo bari mu rwego rwo kugabanya umubare ku isi. Abakomeye kandi nibo bari guteza izo ntambara. Mu by'ukuri rero simbona amahoro ku isi, kuko buri umwe wese ndi kubona muri we arashaka intambara. Buri umwe wese arashaka intambara. Gusa turavuye tukerekeza he? Amahoro azaboneka ryari? Urwo ruziga rw'intambara nirukomeza kugaragara, noneho ibihugu bizarwanya iryo tegeko ry'ubutinganyi, amafaranga y'ibihugu byayo bazayatesha agaciro, bayagabanye, ubwo idolari rijye hejuru cyane, ku buryo bazaza baza kugura iby'ubugaga bw'icyo gihugu ku mafaranga make cyane, igihugu bagihombye bagikeneshe, nk'uko abanyamerika bashaka kubikora Uganda. Ubwo se turavuye tukerekeza hehe? Ko turi kwerekeza mu kuzimu, mu gihe abagabo bagiye kuzajya bajya imbere ya padiri akabasezeranya bakambikana impeta, abagore bicaye aho ngaho bari gufana. Banyarwandakazi, ni agahomamunwa, ahubwo ni n'agahomamunwa gakomeye cyane. Ubu ko buzajya butaha abagore ari ubw'abagabo, cyangwa bose buzajya baba ari abagabo gusa? Mbega amahano we! Banyarwandakazi, nta byinshi nari mbazaniye. Mukomeze mukande kuri Garuka Rwanda TV, mukande kuri Mugirente TV no ku Nterahamwe Twese TV. Mukomeze mudushyigikire kugira ngo twunge imbaraga, ubundi tubazanire ni byinshi bikomeye cyane, kuko tubafitiye n'imiziki ikomeye cyane. Tubahereza imiziki, sinzi impamvu mutayumva, kuko musacinga indirimbo kuri izo channel zose murazisangaho. Mujye mumbabarira kuko inkotanyi dore nizo zankuye amenyo. Inkotanyi zankuye amenyo zatumye nkoka amenyo. Nawe n'abana b'inkotanyi barankucagura, ariko Imana ikinga akaboko, na n'isaha ndacyariho kandi ndahumeka. Amina. Mukomeze rero mube hafi y'Interahamwe Twese TV na Mugirente TV na Garuka Rwanda TV. Mutube hafi, mudushyigikire, turye n'iyo minsi mikuru. Ushaka rero akamenyetso ko guteranya 256 766 39 27 012. Murakoze cyane, muduhe ibitekerezo kuri iyo nimero.